muri weekend. Tujya gufata ka cyayi. Nta muntu warenga hano. Iyo tutwareka agakombe cyo tukihora icyayi ngiye kugatwara njya nyuma gahoro. Abantu muri kureba vlog ngiye ahantu bita mu Budaha kumeze nk'urushye. Ntiwagira ku buzima bwacu turya amagi capati. Buriya ni vitensi yangaga kujyamo, ni vitensi yangaga kujyamo. turya ishyiramo ikanga kigasubira inyuma. Nkibuye cyangwa bavuga wakoze sheri cyangwa avoka ihananutse ahantu mu giti. wari wabona ipapayi ihiye yaguye iramanyuka. Abantu twakuriye ntabwo baba ibiti bimeze gutyo uburyo wahura n'iyo risiki. ariko bakuriye ahantu haba igihe bimeze neza cyane. hari iki nyine nta biti byari bihari. Umudugudu cyari kuvuga ubuzima bw'abana bawe uri ku bwite bwawe. Ihene uzi uko bayibonye vuba. Ipusi n'imbwa babibona muri televiziyo. Ubundi umuntu yarakuriye ahantu biba byuzuye. Inka noneho bayitiranya n'ihene. Noneho inkoko ashaka imodoka iri kuntera ubwoba. Inkoko n'ipusi nabyo barabyitiranya. Ujya kumva ukumva baravuze ngo dore inkoko kandi n'ipusi ari kureba. Tugeze chez Philippe. Aha hose si hatitwa Musambira, hose si Musambira. Tugiye mu Budahari. Ni kanta yagiye ubona hano cyagiye twagiye gusiga amahina twasohotsemo tutaragira ni twese cyane twasohotsemo bitaro bashaka ko afite amadeni nzayijyana muri cya Kinamba. yari isanzwe
gukora umuhanda reba motari ukuntu umumotari agiye ahegereye kubita kimanuka abamotari barihaza wagira ni nka 10:00 za mu gitondo. Ni mwiza, ni munini, umeze neza, cyangwa hano hahora hakonje cya gihe uzi na hano bari gushyira hameze. Noneho ruguru mu kubera amashyamba. Ngongo iki? Kweli iki siri kubivuga mu cyongereza? Nta kinyarwanda uzi? Shaka kwereka ko nyine. Wasoma? Wasoma? Cyabonaga nari kumva ikinyarwanda. Komera pe? Rasani? Mba narahisemo neza. Barasaza. Mba narahisemo neza. Ntabwo uri kubyumva. Ariko mana we. None se koro kuri ku muhanda? Ko muri ku muhanda? Agiye gutashya. Intashyo nziza. Nawe utinya inka? Byataye. Umase. No muhungu wanjye n'umugore we. Ese ntabwo muzi. Mbera twica. Mwana hari ubwo yicana se? Siyicana? Waje ukayegerara. Ngino duceho nyine gusa. Wabona ihindukiye. Nkaba mvunikiye mu budaha. Nkaba mvunikiye mu budaha. Wayo umuryango mu budaha. Umubwire nawe Allah. Ni mu budagira bute? Mu budaha Wadahakanirwe. Yego wadahakanirwe. Inka yagukurikiye da. Wabona yica nyamara mbe. Njye bari bazi ko ntari buze. Bagiye gutira agatelefone. Ndahari. Okay. Umumama mvuye mu budaha ndatashye ariko ubudaha bwari bundashye. Niramije energy pe. Abantu mujye kunywa nka energy ryari se chere. Ushize igihe kinini bebe. Kinini pe. Ntabwo uyivanga na Niki? na chiwengu. Chiwengu wa pepe nuza numvise ziri gukora amabara. Abantu musabira imiryango yanyu kubona amafaranga, gutunga bagatunganirwa, bagatuza, bakanajijuka, bakanashyira hamwe. Hano mwarebye vlog yanjye ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Nakabaye mbibabwira mbareba ariko mu maso nacutse. Ndabakunda cyane abantu mushaka kugabanya mu nda honyine mujye muri Sunlight babahe product nziza igabanya ibiro, ariko kandi n'abashaka kugabanya umubiri wose bafite product nziza ikomoka ku bimera idashobora kugutera ikindi kibazo ku bantu mujya mugira impungenge ngo z'uko mutarabyara, ariko mu bihe byose ndi kuvuga muri ukuntu uyu muhanda umeze neza. U Rwanda ni rwiza. Hari abantu bagira impungenge z'uko ngo batayikoresha kubera ko baba batarabyara. Ni ukuri ni ibimera
ubaye harimo ibibazo ntabwo wakabaye ucuruzwa umwaka umwe ibiri ngo bikomeze uwo muti ugurwe ugire n'abo ukorera. So mugendere mugabanye ibiro, bafite amavuta meza akoza imisatsi, Sunroot habaho ibintu byinshi, hariyo n'amavuta wakwisiga ugacya ugasa neza ugashimira Imana ko wamenye ahantu bafite amavuta arenze kandi meza. So rero mbifurije kugira amafaranga menshi cyane ndetse n'ubuzima bumeze neza. Ndabakunda cyane. Bye.